ku bantu bakunda kubetinga ubu ngubu mwashyizwe igorora. Ubu ngubu ushobora kuba wabetinga udafite interineti, telefone yose waba ufite. Icyo usabwa ni iki rero? Waba ufite telefone y'amatushe, waba ufite telefone iyo ari yo yose, mu gihe udafite interineti ushobora kuba wabetinga ku mikino ya football. Ababikoze nta bandi, ni ya kampani bita Winner. Icyo usabwa ufata telefone yawe ugakanda akanyenyeri 899 urwego, ukemeza, ugakurikiza amabwiriza. Icyo gihe wabasha kubitsa amafaranga no kuyabikuza yo wariye mu kanya nk'ako guhumbya, atari ngombwa ngo kubetinga birasaba interineti. Gana Winner cyangwa se ukanda akanyenyeri 899 urwego, ibindi byose birikora. Tubetinge mu rugero. Bwengo kuri YouTube channel tuzajya tunyuzaho n'amafilme, ariko amafilme muri bwa buryo mwabonye bundi budasanzwe. Iyi filme tugiye kureba ni filme itangira umukobwa bita Eva w'imyaka 15 abaryamye mu gicuka gakangurwa n'ijwi ry'abantu bamwinjiranye mu rugo, ariko abo bantu bari binjiye mu rugo iwabo bari bazanywe no kwica papa we. Uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 15 mu musego ahita abyukanamo icyuma. Umwana w'umukobwa wisiguraga icyuma. Uyu mwana ngo yari yaratojwe ubumenyi na tekinike zihambaye na papa we, ku buryo igihe ibintu byaba bitameze neza cyangwa se yakwisanga mu bibazo ashobora kuba yatabara ubuzima bwe cyangwa se yakwirwanaho. Papa yaramutoje ubumenyi buhambaye. Umwana avuye n'icyuma azagana muri sara aho yumvaga ari urusaku rw'ababateye. Akihagera nibwo asanga papa we bamurashe bakamwica. Umukobwa akimara kubona papa we bamurasiye imbere y'amaso ye, icyo yakoze nta kindi, yahise akoresha bwa bumenyi yigishijwe na papa we, nibwo aterura imbunda atangira guhangana nabo bagizi ba nabi, yica umwe ku wundi. Uyu mukobwa gusa uburyo yicamo bano bagizi ba nabi baba bamaze kwica papa we, ubona ko papa we koko yari yaramutoje, ameze nk'umuntu uteganya ko umwana we kuko yazisanga mu buzima nk'ubu ngubu. Nyuma y'imyaka 12 niho bahita batujyana. Dutangira ubwo 15 ariko bakahita bakwereka nyuma y'imyaka 12 umukobwa yaramaze kuba umuntu mukuru uyu Eva, ndetse Eva noneho ukabona ko ari no kwitegura kwakira cyase kwinjira mu yindi chapitre nshya y'ubuzima bwe, haba yamaze gutegura ubukwe, ubona ko agiye kurongorwa. Gusa umukobwa nanone nyuma yo kwica abagabo abanza kujyanwa muri rehab nk'umwana mutonya, bakamufasha mu mutwe nagwa bimeze neza, bakamusubiza ku murongo. Nyuma y'imyaka 12 umukobwa batwereka afite ubukwe, ni ku munsi w'ubukwe, aho yaragiye gushyingiranwa n'umusore bita ngo ni Derek. Gusa uwo mugabo bari bagiye gushyingiranwa witwa Derek aba afite papa we bita Robert. Papa w'umugabo abamubwira ati Derek, uyu mukobwa areka kumushaka kuko uyu mukobwa icyambere ashobora kuba gukurikiye amafaranga, ikindi kuba yarigeze gufungwaho cyangwa se yaragiye muri ziriya rehab ni ikintu kigaragaza ko uyu mukobwa akanyekero kose yasubira kuri ziriya ngeso mbi, ugasanga nta mugore muzima washatse. Gusa Derek akomeza guhakanira papa we Robert amubwira ati njye nuriya nahisemo. Ndetse umugabo akavuga ati njye ndaza kumushaka kuko ahazaza hanjye babona muri uyu mugore gusa. Nyuma y'ubukwe bubera mu rusengero rwiza ndetse basezerana amasezerano agiye atandukanye, bahise bafata urugendo bajya mu kwezi kwa buki berekeza muri Espagne, aho uyu musore Derek n'ubundi yari yarigeze kuba akiri umwana, abariho bajya kurira ubuzima. Nyuma yo kujya mu kwezi kwa buki ibintu byari byiza, bakora rero ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, ubuzima bwararyoshye muri Espagne. Bari bagiye mu kiruhuko umugoroba umwe bari muri Espagne, aho ngaho bari bagiye mu kwezi kwa buki, ubwo bari bicaye kuri restaurant iri ku mazi bari gusangira, ubona ibintu bimeze neza, nibwo umugabo yaje kubwira umugore ati ndaje gatonya. Buretse umugabo ahaguruka gatonya, hari utwo bagiye kuzana, asiga umugore yicaye wenyine muri ya restaurant. Ubwo uyu mugore yari asigaye yicaye wenyine ari kureba inyanja, haje kumusuhuza umusore w'ibogari witwa Mani. Uwo musore witwa Mani yaje atangira gusa nk'utereta n'umugore Eva, arakomeza aratereta. Gusa Eva aramubwira ati wa musore wikwigora untereta kuko naje hano nje mu kwezi kwa buki ndi kumwe n'umugabo wanjye. Ndetse ako kanya umugabo nawe ahita binjirana, aza asuzuye umusore uri kumwe n'umugore witwaga Mani. Ndetse uyu musore Mani akomeza baganiriza babwira ati njye ndaza kubaba hafi, ndaza kubafasha nimuba mufite umwanya mbereke ibintu bidasanzwe mutari muzi kuri iki kirwa. Nibwo uno musore witwa Mani atangira kubabwira ati nimba muri mu kwezi kwanyu kwa buki, njye nshobora kubatembereza nkabajyana ku kirwa, hari ahantu dufite haba ya migozi bagenderaho mu kirere, ni ibintu binejeje cyane, mufite umwanya ejo nazabajyanayo. Ariko akanababwira ati nimba mufite umwanya n'iri joro tudategereje ejo kuzabajyana kuri iyo migozi, n'iri joro nabajyana muri club imeze neza iryoshye inaha.
gusa umugabo abanza kubyanga akavuga ati ibintu by'amakarabu ntabwo mbikunda ngiye gusohoka nijoro. Gusa umugore aravuga ati reka tubigerageze ibyo bintu nabyo buriya nimba utabikunda nabyo tubigerageze. Twaje mu kwezi kwa buki. Uwo musore bita Mani batazi ahita bajyana muri club nijoro bajya kubyina. Bakimara kugera muri club banyweye amayoga banywa amashoti barabyina barishima. Umugabo n'umugore mbega ubona ko ukwezi kwa buki kwaryoshye. Gusa uko bari kubyina hafi ngo muri iyo club hari umugabo wakomeje hari ikigabo bakita Big Biz cyakomeje kugenda cyitegereza uriya mugore wari uri kubyina Eva kiramukunda. Ni ikigizi cyanabi kiyoboye muri no club. Akomeje kureba uyu mugore nibwo yavuze ati yohereza umukobwa ajya kubyinisha uwo mugore kugira ngo bamukurure hino butandukanye n'umugabo kibona uko kibasha kuba cyamwegera. Uyu Big Busy atangira kubyinisha umugore w'abandi Eva. Gusa umugabo abyitambikamo yirukana uyu mugabo abwira ati mvira ku mugore. Ibyo biza gutangiza intambara muri ako kabari no gutongana. Umugabo avuga ati hano ndayoboye nta muntu nashaka kubyinisha ngo mubure. Bituma umugabo Derek akubitwa. Uko Derek yagakubiswe byatumye umugore we Eva wari warahishe imico ya kera atangira guhaguruka kubita babagabo bose byabigize bya nabi akoresheje za tekinike yari rigishishwe na papa wakira umwana atabara umugabo wari wakubiswe. Uyu mugore yakubise abagabo benshi cyane bose barinda uyu mugabo Big Biz. Ndetse babonye ko byakomeye bakomeje kuba benshi biyongera. Umugore ahagurutse umugabo we baratoroka baracika muri iryo joro. Gusa boss nyiri club Sylvie yamaze kubibona nibwo yahise amanuka aza kwiyama Big Biz amubwira ati ntugateze akavuye muri club yanjye. Gusa ubwo bari mu modoka bagenda wa musore bari bahuye Meni Mana akomeza agenda ababwira uyu n'umugore ati wa mugore w'uburyo urwana ntabwo ndabona umuntu urwana gutya. Uyu mugore aba arindwanye dasanzwe wibuke yabyishigishijwe na papa we. Akomeza amubwira ati ariko umuntu dukubise Big Biz ni umunyamahane ku buryo akanye kariko kose ashobora kuzaza kwihorera. Gusa umugabo abwira umugore ko nta kibazo barataha. Mu gitondo ubwo bari baryamye bakibyuka mu rucerera bananiwe nibwo bakomangiye n'umuntu bakinguye basanga ni Mani arababwira ati muhunge uwitwa Big Biz mwaraye mukubise n'abasore baje kubica. Batangiye gupanika byabacanze icyo bakora nibwo Mani ababwira ati nabakinishaga nta muntu uri kubahiga ahubwo muze mbajyane kuri ya migozi yo mu kirere mujye kugenderaho nkuko nari nabibasezeranije. Arabasohokana bajyana kuri wa musozi yari yababwiye bajya ku migozi bakajya kurya umunyenga bakomeza kwishimira ukwezi kwabo kwa buki kuko barahageze umunyenga barawurya ibyishimo biba byose. Next, Derek. Bakomeje kurya umunyenga none biba ngombwa ko Mana ababwira ati hari indi migozi miremire yo none ijya ahantu hakurya ku kirwa muza bariyo tujyaho. Iyo migozi bariyo bajyaho habanje kumanuka Mani hamanuka umugore umugabo nawe agezweho ngo agende yagiye yirikodinga yifata amavideo ariko umugozi ibintu byose biri kugenda neza. Gusa arebye hejuru abona umugozi umufasha utangiye gucika agezemo hagati kandi hari cyane. Umugabo umugozi wanze ucitse yatangiye kwitendeka kuri cya kigozi ubundi bagendaho. Meni agerageza kuza kumufatisha amaguru kugira ngo amukurura mugarure hakuno n'amaguru gusa biranga. Umugabo amanuka gutyo mu kirere yikubita hasi Mana arapanika. Umugore agenda yirukanka ajye kureba ahantu umugabo waguye. Ako kanya uwitwa Jojo wari ushinzwe kwishyuza hano kuri iyi migozi yahise ahamagara ambulance aravuga ati hari umuntu uguye. Gusa umugore ageze hano abanza kubura umugabo we aza kugera ku mugabo w'ahantu yaguye. Ageze hano umugabo we yaguye yari amerewe nabi cyane. Ambulance nazo ziba zirahageze umugabo arirembye cyane bamupakiye muri ambulance ngo bamwirukankane kwa muganga. Gusa umugore agiye kwinjira muri ambulance bamubwira ko amategeko ya hano muri iki gihugu muri Espagne atemerera umuntu utari umuganga kuba yakwinjira muri ambulance. Ndetse umugore amubwira ati fata ikarita y'ibitaro byacu wowe dukurikire twe tujyanye umuntu. Umugore yahise afata moto abirukanka inyuma. Gusa mu nzira yo kwirukankana ambulance ngo arebe aho bajyanye umugabo we muri ambulance moto yaje kugongwa. Ageze kuri bya bitaro bamuhaye ikarita ivuga ngo niho dukora ya ambulance yajyanye umugabo we. Ageze ku bitaro baramubwiye ngo umugabo wawe ntawe uri hano uwo murwayi nawe dufite muri ibi bitaro. Abereka ikarita babwira ati nyamara ikarita mfite business kandi bamaye iragaragaza ko ibitaro byo bazanyemo umugabo wanjye nibyo ambulance yamaye. Baramubwira ati uwo muntu ntawe ageze hano. Uyu mugore yakomeje guhamagara telefone y'umugabo yumva telefone ari gusonera ariko ageze mu cyumba asanga ntago ari telefone y'umugabo yari gusonera hafi aho n'indi telefone yari gusonera irimo n'undi murwayi. Biramucanga akomeza kubaza biramucanga akomeza kurira. Bukeye papa w'umugabo we cyangwa se twakwita sebukwe nibwo nawe yahageze. Robert araza aramuyambira aramuhumuriza ndetse na mushiki w'umugabo Sandy nawe arahagera bahita bahererekeranya kuri polisi bagiye gutanga ikirego kuri polisi. Uyu mugore Eva akomeza gusobanura umupolisi situation yose y'ibyabaye ndetse ari kumwe n'umuryango w'umugabo we arabisobanura ababwira bahuye wishyuza ku migozi witwa Jojo ababwira witwa Mani byose arabibabwira uko byatangiye byose ndetse abahana ya karita ya business card yahawe na ba bantu batwara ambulance bamutwariye umugabo.
nearby. nibwo noneho uyu mupolisi yegereje gutelefona abafashe arebye mu bitaro byose, amagana mu bitaro byose basanga izina Derek. Nta murwayi ari mu bitaro biri aho hafi hose mu gace by'uwo muntu waba warageze mu bitaro, biramucanga. Ndetse nanone uno mugore Eva akomeza gusobanurira umupolisi amubwira ati banze ko ninjira muri ambulance, umugabo wanjye baramutwara, ariko nanone wibuke sebukwe Robert ntago aba yizera uno mukazana we, aba yarigeze no kubuza umuhungu we Derek amubwira ati ntuzigere ushakana n'uriya mukobwa kuko imico ya kera avuye muri rehab, iyo mico ishobora kuzagaruka ugasanga nta mugore watwaye. Nibwo sebukwe atangira kubwira ati ariko ubundi wa mukobwa we nta biyobyabwenge waba unywa, akaba ari byo byatumye ibi byose biba. Ari sebukwe kandi bari kuri polisi bagiye gutanga ikirego, ariko umupolisi akomeza kubabwira ati umugabo wawe Derek ashobora kuba yashimuswe kuko abanyamerika hano hantu muri kano gace kacu nk'abakerarugendo baje hari igihe akenshi babashimuta bakabatwara. Mu gitondo bwaho nibwo bahise bazana umupolisi noneho bajya ahandi kuri ya migozi ubundi aho byose byatangira impanuka yabereye. Gusa mu kuhagera yazanye n'umupolisi n'ababyeyi b'umugabo we n'abavandimwe. Bageze wa mugabo hakora wishyuza Jojo. However, bamubaza nimba abantu baje muri ambulance cyangwa se ambulance yamagaye ize gutwara umuntu wari ukoze impanuka ahantu yishyuza cyangwa se anakorera. Jojo arabahakana arababwira ngo nta mpanuka yigeze ibera hano. Ndetse agira umusazi Eva biramurakaza amufata mu mashati kuko uyu mugabo Jojo aravuga ati uyu mugore simuzi, nta mpanuka yigeze ibera hano, nta ambulance nigeze mpamagara. Abagira abasazi neza ubona ko Jojo ameze nk'uri mu bintu by'akagambane. Despite her, ibyo ngibyo bimaze kurangira nibwo basubiye kuri polisi, ndetse umupolisi akomeza no gusa nk'uwereka uno mukobwa ko afite amahane menshi ataruka ikibazo gikemurwa. Gusa bageze kuri polisi afande nibwo yamweretse amashusho yafashwe muri ka kabyiniro bari barimo bw'umukobwa yakubitaga abagabo benshi cyane. Ndetse uno mupolisi nibwo agira abwira n'uno mugore amubwira ati Eva, ikigaragara ushobora kuba hari ibiyobyabwenge ufata cyangwa se ukaba uri no mu kagambane n'uyu Big Biz, wa mugabo wari ufite abasore barwanye muri club mwarwanye mukaba mwari muri mu kagambane ko kurigitisha umugabo wawe. Ayo magambo yarakaje Eva cyane avuga ati mwa bapolisi mwe nta kazi mushoboye, umugabo wanjye ndaza kumwishakira. Icyakurikiye no kujya guprintinga ibipapuro biriho amafoto y'umugabo we, amara majoro n'abavandimwe b'umugabo we bazenguruka ahantu hose berekana ifoto bavuga ati uyu muntu ntawamubonye, gusa abantu bose bababwira ati uyu muntu n'ubwa mbere tumubonye. Gusa muri iryo joro bageze mu rugo, Robert sebukwe wa Eva akomeza kugenda asa nk'ucyurira Eva amubwira ati ibi byose ni amakosa yawe, ashobora kuba ari weho n'ubundi uri kugambana kugira ngo umugabo wanjye umugabo wawe yashimuswe, ndetse ukaba uri muri ka kagambane nk'uko nabivuze waradukurikiye amafaranga wa mukobwa we. Ayo magambo arakaza umukobwa Eva akahita yigendera akanga gutongana na sebukwe cyane. Mu gitondo cyakurikiye abandi bafashe ubwato baceho, umukobwa asigara ku kirwa. Sebukwe aragenda n'abavandimwe b'umugabo, Eva arasigara aravuga ati ngomba kuvana ari uko menye irengero ry'umugabo wanjye. Ikintu cya mbere yese akora ni iki? Yahise aza kuri ya migozi hamwe byose byatangiriye kuri wa mugabo Jojo wamugize umusazi, arangije ahita amuzirika imigozi amumanura ku migozi aramutendeka. Eva icyo yakoze yafashe umugabo wa mugabo Jojo amufatisha amaguru amubwira ati ngiye kukurekura ngo ujugunye hasi ari nakari kumukamera, mu gihe cyose utambwiye ukuri ambulance yarwariye umugabo wanjye ahiri. Gusa akimara kumufata video, uyu mugabo yagize ubwoba ko ashobora kuba bamurekura agapfa, atangira kuvugisha ukuri kose aravuga ati ubiri inyuma ni wa musore wabazanye Mani, ka gasore kabajyanye no muri ya club. Arambwira ati Mani ni ubiri inyuma, ati ndetse ari nawe wahamagaye ambulance ngenda arengana nta kintu nzi. Umukobwa icyo yese akora ni iki? Yese aza kuri polisi none afite ikimenyetso, azana ya video yafashe Jojo ayereka afande aramubwira ati afande dore video nifatiye wa mugabo Jojo, hano yari ari kwemera icyaha ko Mana ari we wari ubiri inyuma kuko umugabo wanjye bamushyize muri ambulance zitari izanyazo kugira ngo bamushimute. Ndetse amwereka video yamufashe cyagiye yamutendetse ku mugozi. Gusa ako kanya kugira ngo bagire icyo bakora cyangwa se uyu mugore babe bamuha ubufasha, ako kanya yahise yinjira abandi bapolisi batangira kubwira Eva ngo shyira amaboko yawe inyuma tugufunge. Ndetse itegeko riratanga funga, umugore atangira kwirwanaho ngo acike, ariko mu kugerageza kwirwana n'abapolisi baza ari benshi baramufata baramuzirika. Icyo batangiye kumushinja baramubwiye ati impamvu tugiye kugufunga, iyi video uzanye y'uyu Jojo ni umuntu wafashe umutendeka ku mugozi umutera ubwoba, mbega wahahamuye umuntu yemera ibintu atakoze. Ati ibyo nta muturage wemerewe kubikora, warengereye. Kubw'iyo mpamvu tugiye gushyira mu bwato twerekeze Puerto Rico, niho ugiye kujya gufungirwa kuko ariho byibura hari amategeko ashobora kutwemera kuba twafunga umuntu wo muri Amerika nkawe, kuko hano warengereye wakoze ikosa washatse kwigira inzego z'umutekano. Umukobwa bahita bamushyira mu bwato, bamuha umupolisi umuherekeza kugira ngo bamugeze muri Puerto Rico, abe ariho baza kumufungira. Bari mu bwato bari kugenda nibwo uyu mukobwa yabwiye umupolisi ati nkeneye kujya ku bwiherero, ariko bari bamwambitse amapingu ndetse afungiye inyuma. Umupolisi amuherekeza ku bwiherero.
kumbe yari imipangu. Umukobwa ageze kubwira avuga ati nimba udashaka kunkuramo amapingu kinga urugi uzumfashe unkuriremo imyenda nkora ibyo nkora, kuko amaboko y'umukobwa yari afunze. Umukobwa nibwo yabwiye umupolisi ati mpereza papier hygienique. Agiye kumuha papier hygienique umukobwa aramukubita, akubita umupolisi arangije amwiba urufunguzo rw'amapingu, amapingu arayaca ndetse ahita asimbukira mu mazi ubwato butaragera kure yoge asubire kuri cyakirwa yongera kuri iperereza rye amenye umugabo wari hehe. Uyu mugore icyo yakoze yahise azano ahindura imyenda arangije yambara ibirinete n'ibintu mu mutwe ajya muri ya club ka gahungu bita mani kari karabajyanyemo ya yindi byose byatangiriye ibintu byo guserera. Agarutse muri iyo club yabonye wa musore mani wabagambaniye cyangwa se bamubwiye ngo ni wahamagaye ambulance wa wundi wababwiraga ngo azabasohokana. Abona mani ari kubyinana n'udukobwa twinshi, aricara aramutegereza aravuga ati reka mutere imibare. Abonye mani agiye muri toilette, umukobwa mukurikira muri toilette z'abagabo arakinga, nibwo gukubitira umutwe wa mani ku gikuta agerageza gufata n'umutwe wawushyira muri toilette kugira ngo amukuremo amakuru amenye umugabo wanjye ari hehe. Komeza kumukubita ngo amukuremo amakuru, gusa mani akomeza amubwira ati njyewe ikosa nemera nakoze ni rimwe gusa, nuko nabwiye uriya musore uriya ukora ku migozi jojo kugira ngo abeshye polisi ko ntaha bira bintu tutari tubirimo kugira ngo natwe bano bagizi bane bashimusa umugabo we ntanjye ntazi batazaza bagatuma ubuzima bwacu bubi. Niyo mpamvu nemeye kubeshya. Umugore nibwo afata hano amafoto bari bashushanyije cyangwa se sketch yaba abantu baje bagatwara umugabo we muri ambulance, ayeretse mani aramubwira ati bano bantu ndabazi, umwe yitwa Omar undi yitwa Tito, ni bamwe mu bagizi ba nabi bazwi kuri iyi mihanda yo muri aka gace. Bo nibo babiri baba baraje muri ambulance bagashimuta umugabo w'uyu mugore Eva. Ndetse akomeje kumukanda nibwo yamubwiye ati ndaza kugufasha rwose, turaba turi kumwe, ndagufasha nkugezeho Omar na Tito bari, turaza kubashaka turamenya aho bari. Nse kubw'iyo mpamvu mana ahita abwira umukobwa tugomba kuba turi kumwe, ahita amujyana iwabo. Mana abana na mama we, ndetse ageze mu rugo abwira mama watu uyu nguyu Eva ni umukobwa turi gukundana muri iyi minsi, ivuga bayemeye kubana na mani baye bari kumwe hafi kugira ngo mana atamucika kandi ari ugomba kumugeza ku bashimusa umugabo we. Saramubwira ati ryama muri iki cyumba. Bukeye bwaho noneho batangira kuzenguruka bahiga abo barara, babo babiri baba barashimusa umugabo Omar ndetse na Tito. Bakomeje kuzenguruka mana agenda baririza hirya no hino bazabana ati ntawe uheruka kubabona. Mu nzira bari kugenda uyu mugore Eva abona igishushanyo gishushanyije hano kimeze neza nka tatuwaje aba yarabonye ku kaboko ka wa mugabo Tito, umwe mu bashimusa umugabo we muri ambulance. Nibwo baje kumenya ko aho ari ahantu hakunze kubera imikino y'inkoko zirwana, bahita berekezayo. Bamaze kuhagera uwinjira ni mani yinjira afite telefone ari kugenda akamera yereka uno mugore Eva wasigaye hanze mu modoka kugira ngo nibabona uwo muntu amubwire nimba ari we. Gusa ko yakakomeje gukamera ajya kubona akabona wa mugabo Tito asohokanye n'umukobwa mu modoka, umwe mu bashimusi bari batwaye ambulance. Umugore ahita afata imodoka akurikira Tito ndetse ahita yandikira adresse. Mana aramubwira tuhansange, akurikira uyu mugabo Tito wari ujyanye n'umukobwa. Gusa kugenda asanga bamutegereje imbere, intambara igatangira gutyo, akarwana na Tito, yarangiza akamuzirika akamukuramo imyenda agatangira amubaza ati umugabo wanjye ari hehe. Gusa umukobwa ako yagakomeje kumukubita cyane agira akajomba icyuma Tito akagira akamubwiza ukuri akamubwira ati reka nkubwire njyewe naje meze nkaho ndi gufasha mugenzi wanjye Omar niwe bari bishiye amafaranga nawe aranyishyura. Omar ni nawe wenyine wari uzi adresse z'ahantu twasize umugabo wawe cyangwa se twagombaga kumujyana, njyewe ntago mpazi. Uyu mugore Eva ahita akora n'iki, ahita afata telefone y'uyu Tito yandikira wa mugenzi we Omar aramubwira ati nsanga hano byakomeye. Omar aje kugutabara kuko yarazi ko mugenzi wamuhamagaye, gusa asanga Eva amutegereje aramukubita amushyira hasi kuko niwe wenyine muntu wari uza ahantu umugabo wa Eva. Bakomeza kugundagurana barwana uko Omar yakarushije imbaraga no mugore Eva, birangira Eva afashe imbunda akarasa Omar. Kurasa Omar ataramubwira ahantu umugabo wari cyangwa se adresse zo yasize umugabo we. Urumva Omar apfana n'amakuru, umugore ntamenye amakuru y'ahantu umugabo wari kuko akamubwiye abamaze kumurasa. Umugore ukaba amaze kurasa umuntu, igikurikira bahita bakwereka yamaze kugezwa muri gereza afunzwe, ndetse bakaza no kumenyesha ko umugabo we Derek yapfuye, ndetse banamushinja ko yabigizemo uruhare n'umugore, ndetse akicana bari abagabo babiri ubwo harimo uriya bamaze kurasa barabatwaraga ambulance, akavuga ati ubwo nabo wabishe kugira ngo usibanganye ibimenyetso. Umugore akomeza ababwira ati umugabo wanjye Derek ni muzima ntago yapfuye, nubwo mubwira ngo yapfuye. Umugore nibwo bamupakira bakavuga ati ugiye kujyanwa ku cyicaro gikuru aho uri buze gushyikirizwa urukiko, ndetse ukaba wakatirwa ugafungwa noneho kuko wishe umuntu mu gihugu cyacu. Ndetse umupolisi akomeza kumubwira ati ikindi sobo uko yaduhamagaye aratubwira ngo tuguhane twihanukiriye kuko ngo umunyamafuti ntago akwizera, yumva ko ari we uri inyuma y'urupfu rw'umuhungu we. Gusa umugore akomeza kubabwira ati nyamara umugabo wanjye aracyari muzima Derek.
muri iryo joro bakomeza gutwara umugore ngo bamujyanye ku cyicaro gikuru, gusa we akabona bari kugenda binjira ahantu mu ishyamba ahantu hijimye. Mu bwenge bwe nawe arabibona akavuga ati hano bagiye kunyica bano bapolisi, ntabwo banjyanye kuri polisi kumfunga cyangwa nzaburanishwe. Batangira gucukura, bakora ibitiyo baracukura, umugore arabibona ko bano bantu bashe kumwica bano bapolisi, amenye ko no bari mu kagambane. Uyu mugore akoresha bwa buhanga yaratojwe na papa wakiri umwana, yivuna urutoki rw'igikumwe yikuramo ipingu mu ibanga rikomeye. Umupolisi aje gukingura umuryango ngo bamukuremo bamwice, umukobwa akoresha ya matekinike yatangira kwica ba bapolisi babiri bari bamujyanye kumwica. Muri iryo joro ndetse telefone yita isona ya Fande mukuru yiryamiye, yitabye telefone. Umupolisi mukuru yitabye telefone y'abapolisi yari yahabaye kujya kwica umukobwa. Umukobwa yaramubwiye ati ndi mu cyumba cy'umwana wawe, nageze mu rugo rwawe, ngwino mu cyumba. Umupolisi ahita panika agira ubwoba kumva ko wa mukobwa Eva yamaze kugera mu rugo rwe. Nibwo amubwira ati mfite imbunda ngiye kurasa umukobwa wawe nutambwira amakuru yose yaho umugabo wanjye ari. Kuko Eva aba yamaze kubona ko bano bapolisi ukuntu bagerageje kumwica, ukuntu yagiye atanga ikirego bagakomeza bakwepa, aba yamaze kubona ko bano bapolisi nabo bari mu kagambane kishimutwa ry'abantu bibiri inaha. Fande bamaze kumubwira ko bagiye kwica umukobwa we, yatangiye kuvuga ukuri kose. Aravuga ati wa mukobwa rero umugabo wawe yarapfuye. Ati impamvu twabihishiraga biriya byose ngiye nk'umupolisi, ati impamvu umugabo wawe yabazwe cyangwa se cyagiye akora impanuka, yagiye kwa muganga ariko abagwa avurwa n'umuganga wafashe ibiyobyabwenge, arangije apfira mu biganza by'uwo muganga. Ati impamvu rero muganga twamuhishiriye nawe tukaguhisha ko umugabo wawe yapfuye, ni ukubera ko uwo muganga yigeze kumpishira nanjye rimwe, ampa ibipapuro bigaragaza ko ntigeze ntera umukobwa inda, kuko nanjye kera nigeze gukora ikosa ntera umwana w'umukobwa inda, ntangira gukurikiranwa n'inzego. Uwo muganga amfasha gusibanganya ibyo bimenyetso, bituma nanjye uwo muganga numva ko muri mideni. Niyo mpamvu yanyweye ibiyobyabwenge akabaga umugabo wawe agapfa, nkagerageza kuba nanjye namuhishira, niyo mpamvu twari turi gushaka gufunga. Niyo magambo amuha, rega niko kuramubwira. Gusa umugore akimara kumva iyo nkuru, Eva aravuga ati n'ubundi ubwo wakoze amakosa, hitamo ndakwicisha imbunda cyangwa urafata icyuma wowe ubwawe ugende wikate wiyice, kuko n'ubundi umugabo wanjye mwatumye apfa. Uyu mugabo amaze kubyumva ajya muri dushe afata icyuma koko ajya kwikata. Ni wa mupolisi uyu yaje kurira wa musore bita Mani, amusobanurira ko umugabo we yamenye ko yapfuye ndetse byarangiye, ndetse Mana aramubwira ati ubwo mu gitondo runda guherekeza ku kibuga cy'indege ufate indege utahe. Niko Mana bari kumubwira. Gusa nanone uyu mugore Eva nubwo bari kumubwira ngo arabyuka afata indege atahe, we mu mutwe barimo ibindi bitekerezo ibyo gutaba bitaramuza mu mutwe. Mu gitondo cyakurikiye bakwereka umugore ari gucungira ari gucunga hafi ku bitaro. Bya bitaro bamubwiye ati umugabo wawe yapfiriye muri ibi bitaro, ndetse umuganga wamubaza agapfa izina rye niri. Uwo muganga yari yanyweye ibiyobyabwenge. Umugore ahita abyukira kuri ibyo bitari byo gutaha muri Amerika kabireka, kavuga ati reka njye kureba uwo muganga wanyweye ibiyobyabwenge akabaga umugabo wanjye, kabyo byatumye umugabo wanjye apfa. Acunga imodoka iri kwinjira umuforomokazi ubuje mu kazi mu gitondo, akaniga uwo muforomokazi, yamara kumuriga akamushyira muri butu, ubundi akamwiba ikarita n'urufunguzo rwinjira. Ageze kwa muganga nibwo agenda ashaka wa muganga rero bamubwiye ngo wabaze umugabo we yanyweye ibiyobyabwenge. Aramuniga aramubwira ati mbwira ukuntu baga abantu wasinze umugabo wanjye ari hehe. Gusa umuganga nibwo amubwira ati umugabo wawe barakubeshya ntabwo nigeze mwica. Nyuma yo gutoteza umuganga agera akamubwira ati umugabo wawe ni muzima ndetse nanagufasha kongera kumubona, bakubeshyaga ntabwo yapfuye. Ndetse muganga arabwira ati we nimba ushaka kubona umugabo wawe ukurikiza amabwiriza. Ako kanya nibwo amwereka kuri kamera akabona hari amabandi ane ateruye Derek yicaye mu kagari umugabo wa Eva, bamuzanye kandi bari baratubwiye ngo yapfuye, bamwinjije muri ibi bitaro. Ndetse uyu wa mugabo twabonye nyiri club Silvio niwe n'ubundi buri inyuma y'ibi byose by'uyu mugabo. Umugabo bamuzana bamwambitse imyenda yo kwa muganga, ubona ko ari nk'umuntu witeguye kuba yabagwa. Silvio nibwo abaza uyu muganga aramubwira ati uno mugore muri kumwe ko ari umunyamerika atari mwene wacu, nta kibazo cye. Undi aramubwira ati uyu mugore ni umuforomo w'umunyamerika ariko ni umwizerwa ntabwo azaduteza abantu. Silvio akibona n'umugore Eva amugirira ari ndetse agatangira kumusaka mu buryo butiyubashye ari kumukorakora. Icyakurikiro nta kindi, bahise bajya kuryamisha ku gatanda ko kwa muganga wa mugabo wa Eva Derek. Ryamisha ku gatanda batangira kumukuramo ino misokoro yo mu magufa, batangira kumushomba kugira ngo iyo misokoro yo mu magufa bayimukuremo. Gusa muri abo baforomo uyu mugore nawe aba barimo ari kubacungacunga, ari nabwo ahita afata igishinge gisa nk'igisinziriza akagitera wa mugabo Silvio nk'umuti, ariko mu gihe Silvio akangutse yareba umuti bamuteye akabona ni ibintu bisinziriza. Silvio atangira guserera, nibwo uno mugore akura y'imbunda avuga ati umugabo wanjye ndamutahana.
He takes them out one by atangira kurasa bamwe mu bari baherekeje Silvio bamurindaga, afata umugabo aramwambika amushyire ku ntebe amusohokane. Gusa ataramujyana wa mugabo bita Silvio nibwo atangira kumubwira ati wa mugore we, mfite kanseri ndwaye idasanzwe. Impamvu umugabo wawe namushimuse nagira ngo nari narabuze umuntu nyine ushobora kuba nakwifashisha ingingo ze bakazibaga bakazikuramo bagashyira muri nge kugira ngo ubuzima bwanjye bukomeze kuba bwabasha kumera neza. Silvio akomeza abwira umugore akamubwira ati abagabo uzabona n'abandi wa mugore we, ngewe reka nguhe amafaranga yose ushaka, ariko umugabo wawe umugumishe hano bakomeza mukuremo imisokoro mu magufwa kuko ndayikeneye nanjye muri nge. Akanavuga ati umugabo wawe ntago nigeze mugirira nabi, icyo nashakaga no kwifashisha bimwe mu ngingo ze. Gusa umugore ahita afata umugabo akamushyira mu kagare, mu gusohoka agakubitana n'abarinzi ba Silvio benshi ndetse na Silvio ubwe, bose bavuga ati uyu mugabo ntaho umujyana, hakaba kurasana guhambaye cyane. Umugore agakomeza gukoresha bwa bumenyi yatojwe na papa wakiri umwana ndetse no kwishimira kubona umugabo we kugira ngo acikishe umugabo we bave hano bagende. Eva na Derek uko bakomeje gusohoka ngo bacike muri ibyo bitaro, bakomeza gukurikirwa na Silvio barasana. Eva ndetse amaze kurasa ahantu hagaturika, umuriro ugafata Silvio, nibwo noneho ahita ashimuta Silvio akagenda amwihisha inyuma kugira ngo arebe ko yaca ku mabandi. Ndetse bahita bamushyira mu modoka baramutwara. Umugabo agenda yamufatiyeho imbunda, uyu agenda yandikira amana amubwira ati ndi mu nzira ndi kuza. Nibwo bamutwara mu modoka. Gusa mu nzira bari kugenda nanone, uno mugabo akomeza kugenda avuga amagambo mabi kuri wa mugabo Derek, uyu ni uri aba bafashe, bigatuma Derek arasa kino kigabo cya Silvio kikubita hasi. Silvio aguye hasi nibwo bamurashe mu kaguru, ahita yinjira mu modoka y'abasore be. Ageze hano abana bakomeza kugenda bakorana na Mani kuko bano bose bagomba gutabarwa na Mani, niwe ugomba kubakura kuri iki kirwa. Mani abafite abana benshi muri iyi karitsiye yakuranye nabo, abana nyine akoresha bameze nk'abapampe be, akomeza gukoresha abana bakomeza bagenda babayobora kugeza basohotse. Ndetse nanone uko bari gukwepa abana batega ikimodoka mu nzira, Silvio bamutera imipira bamutera amabuye, ikimodoka cye giparika nabi kugira ngo Mani akomeze acikishe Derek n'umugore we Eva. Abana bari hakurya bakomeza kubakurura ku bwato kugira ngo babambutse babajyane hakurya y'umugezi kuko inyuma yabo haba abafite imbunda, ariko bakabarasa bo bakagerageza kwihisha munsi y'ibiti kugeza babashije kuba bakwambuka bakagera hakurya y'uruzi bakiri bazima. Mana ahita bashyira mu modoka nk'umuntu umenyereye ino karitsiye, abajyana iwabo kwa mama we bihajya kubahisha. Amaze kuba bahisha, ariko Silvio hari abayise bamuha amakuru bamubwira ko abamuhaye amakuru ndetse bamuha amafaranga, azana n'amabandi kugira ngo bakurikirane bamenye uwo batwaye ari hehe. Mani bagerageza kumutera ubwoba bakamutunga imbunda, ariko akanga kuvuga ahantu abantu yacikishije bari, kugeza ubwo Silvio aje no gutunga imbunda gukanga karumuna ka Mani, ariko nabwo bakanga kuba bamubwira ahantu abakerarugendo cyangwa se Derek n'umugore we bari. Ndetse mama wa Mani akomeza gutera ubwoba Silvio amubwira ati nsokera mu rugo. Silvio asohoka ariko aravuga ati turakomeza tubahige, baguma muri iyo karitsiye. Gusa iyo karitsiye yose ibiri inyuma ya Mani ndetse na Eva babashyigikiye. Gusa Mani aba yabahishe inyuma y'inzu, ndetse inyuma y'inzu aho baba bari bose ab'umugore n'umugabo bakomeza kugenda bica ubagezeho, ugiye bageraho baba bamwica. Silvio akomeje gukata muri karitsiye abona ko imirambo ari myinshi y'abasore be bagiye babica umwe ku wundi. Abenshi babishwe na Eva, uhuye na Eva mwica, uhuye n'umugabo amwica, barabica bose. Silvio asigara wenyine, ariko aravuga ati ntago ndi buhunge, ndaguma hano mpangane n'uyu mugore, kugeza ubwo bahuye bagafatanamo bagaserera hagati yabo ari babiri, Eva ndetse na Silvio. Ndetse abaturage baraza bagashungera bakareba intambara ya Eva na Silvio uburyo bakomeje guhangana, kugeza ubwo polisi ihageze. Polisi yageze nibwo Silvio ayibwira ati ndabaha amafaranga menshi mu mfungiro no mugore n'uyu mugabo mubafunge ndabishyura. Gusa ako kanya nibwo wa mugabo twabonye muri club wari wakunze no mugore Big Biz nibwo yinjira akavuga ati ibi bintu uri gukora byo gufata abakerarugendo baje mukabashimuta mukabagirira nabi biri kwangiza izina ry'ikirwa cyacu. Kubw'iyo mpamvu akabwira abana ati mufunga amaso uyu muntu muhijyana. Abana bafunga amaso, bamaze gufunga amaso Big Biz ubwe niwe wibagira Silvio nk'umuntu utuma abakerarugendo ngo bataza kuri iki kirwa nk'akavukire wawe. Ndetse ahita abwira polisi ati ndabishyura amafaranga yikubye kabiri ayo Silvio yari agiye kubaha, mureke uno muzungu n'umugabo n'umugore we bigendere Eva na Derek. Fene ya nyuma igaragara bano babiri uko ari babiri bari ku mazi bari gusezera Mani nk'umwana wo muri basanze nabo bafashije mu rugendo rwose kugira ngo babashe kuba barokoka, ubundi akabategera ubwato bajyane ku kibuga cy'indege bisubirire muri Amerika ari bazima. Nuko na filime irangira. Gusa iyi filime ushaka kuyireba neza n'izindi nyinshi,
hari website yitwa agasobanuyefilms.com. iyo website niyo usangaho filime nk'izi noneho akantu ku kandi filime ukayireba yose yuzuye, ntihazagire ukubeshya ngo filime uzisanga hanga ibiki n'ibiki. Filime ni ku gasobanuyefilms.com, ndetse link ibiraho hasi muri bio na muri description hasi urahita uyibona, cyangwa se comment ya mbere mba napininze, n'ubundi iba ari link ukanzeho ho waba rose ku isi utangira kubona uburyo wakwishyura n'ikarita. ni $7 ku kwezi n'amadolari 4 ku cyumweru. Ciao ciao. Kora subscribe kuri YouTube channel, nayo ni yacu, hagiye kujya hacaho ibintu byinshi by'ubwenge.
ngiye kukubwira ku bicanyi ruharwa babayeho mu mateka y'isi. Ariko abicanyi ngiye kukubwira nabo bita serial killer. Ni ukuvuga ni umwicanyi wica umuntu mu buryo bumwe akagenda abusubiramo. Uko yishe uwa mbere akaba ariko yakwica n'undi kugeza arengeje n'abantu nk'ijana. Ibyo akabikora agamije kwishimisha cyangwa kwesa agahigo. We are going to see 7 of history's most notorious serial killer. Story by Tim Newcomb, published on Britannica.com. On number 7 there is Jack Ripper. He's called Jack Ripper, but no one really knows the person behind those murders. The killer appeared in London's White Carpet district in 1888 and murdered 5 women, all sex workers, and mutilated their corpses. Ku mwanya wa 7 haraza umwicanyi witwa Jack the Ripper, ariko nubwo itangazamakuru ryamwitiriye iri zina, nta muntu n'umwe wigeze umenya umuntu wa nyawe wihishe inyuma y'abo bantu yishe. Uyu mwicanyi yagaragaye mu mihanda ya Londres mu mwaka 1888. Aho yishe abagore b'indaya 5, bose akaba katagura. Police submitted the killer was a surgeon, butcher, or someone skilled with a scalpel. The killer mocked the community and the police by sending letters outlining the act. Although many suspects have been named over the years, the killer has never been identified. Polisi y'Ubwongereza mu iperereza yavuze ko Jack the Ripper ashobora kuba ari umuntu w'umuganga cyangwa ufite ubumenyi mu bwo kubaga abantu. Uko imyaka yagiye ihita, benshi bagiye bakekwa, ariko nta n'umwe wigeze ubasha gutahura neza Jack the Ripper uwo ari we bwite. On the 6th place there is Jeffrey Dahmer. He started killing in 1978, just 18 years old, and wasn't arrested for murder until 1991, after a would-be victim escaped and led police back to Dahmer's Milwaukee's, Wisconsin home. It was there that some of the gruesome details of his life of killing were seen via photos of mutilated bodies and body parts strewn across the apartment. Ku mwanya wa 6 hari uwitwa Jeffrey Dahmer, watangiye kwica mu mwaka 1978 afite imyaka 18 gusa. Yaje gufatwa mu mwaka 1991 ubwo umwe mu bo yaragiye kwica yamucitse, bityo akabajyana aho yiciraga abantu mu rugo rwe rwari ruherereye muri Milwaukee, Wisconsin, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inzego z'umutekano zihageze niho zabonye amafoto ariho imirambo y'abantu uko yagiye abatema ndetse anabica. He even had a vat of acid he used to dispose of victims. In all, Dahmer killed 17 people, mostly young men of color. Polisi yatangaje ko mu nzu ye hasanze na acide yakoreshaga asuka ku mirambo kugira ngo imirambo itazabasha kugaragara. Umubare w'abantu yishe ni abantu 17, higanjemo abahungu ariko babirabura. He served time in prison twice, the first time for molestation and the second time for murder, and was killed by a fellow inmate in 1994. Uyu yaje gufungwa inshuro 2. Inshuro ya mbere kubera gufata ku ngufu, inshuro ya kabiri kubera ukwica. Jeffrey Dahmer yaje kwivuganwa cyangwa yaje kwicirwa muri gereza n'umwe mu bo bari bafunganywe mu mwaka 1994. On 5th place there is Holland Shipman. He is also known as Dr. Death. He is believed to have killed an estimated 250 patients. This doctor practiced in the Greater Manchester, England, and between 1972 and 1998 he worked in 2 different offices, killing all the while. Ku
Ku mwanya wa gatanu hari uwitwa Holland Chipman cyangwa Dr. Death cyangwa Dr. Urupfu, akaba akekwa ko yarishe abantu bagera kuri 250 bose b'abarwayi. Uyu akaba yari umudokiteri cyangwa umuganga mu bitaro byari biherereye mu mujyi wa Manchester. Akaba yarishe abo bantu hagati y'umwaka w'1972 kugeza mu mwaka w'1998. He wasn't caught until a red flag was raised by several people, including an undertaker who was surprised by the sheer number of cremation certificates Simpson was part of, along with the fact that most of the cases were elder women found to have died in bed not at night but later during the day. The doctor was convicted in 2000 and committed suicide in prison in 2004. Uyu mudokiteri w'umwicanyi ntabwo yigeze afatwa kugeza ubwo yatangiye gukekwa ndetse gatangira gushyirwa mu majwi cyane cyane n'abakoraga amasuku kubera ko abantu bose bapfaga mu gihe yabaga ari mu kazi. Uyu nguyu yaje gufungwa mu mwaka wa 2004 aza gupfa yiyahuye muri gereza. On the fifth place there is John Gacy, a construction worker known by his suburban neighbor as outgoing. John West Gacy was involved in politics and even acted as a clown for birthday party. He was no clown. Gacy came under suspicion in 1978 when a 15-year-old boy last seen with him went missing. That wasn't the only time families of missing boy has pointed the finger at Gacy, but it was the first time authority took them seriously. Soon after, a search warrant granted by police to access Gacy home with the smell of nearly 30 body buried in 4-foot crawl space under his home. He was convicted of 33 count of murder, which additionally count of rape and torture, and was executed by lethal injection in 1994. Ku mwanya wa kane hari John West Gacy. Uyu akaba yari umwubatsi. Uretse kuba yari umwubatsi, yambaraga n'imyenda agira ngo asetse abana mu anniversaire cyangwa mu minsi mikuru yabo. Uyu nguyu yatangiye gukurikiranwa na polisi mwaka 1978 ubwo umuhungu w'imyaka 15 yabuze kandi abamubonye bwa nyuma yari ari kumwe nawe. Ubu ni bwari ubwa mbere abaturanyi bamukeka, ariko polisi ntabwo yari yarigeze ibifata nk'ibikomeye. Nyuma y'aho umwana buriye nibwo polisi yagiye gusaka mu rugo rwe, bityo igeze iwe isanganirwa n'umunuko w'imirambo w'abantu bagera kuri 30 bari bahambye munsi y'inzu ye, ni ukuvuga mu cyumba kiri hasi mu nzu ye. Uyu nguyu yaje gukatirwa biza gusanga aregwa kwica abantu 33 harimo n'uwo yafashe ku ngufu. Yaje gukatirwa urwo kwicwa atewe imiti mu mwaka 1994. On the third place there is H.H. Holmes. He was a pharmacist who turned a hotel into a torture castle ahead of the 1893 World's Fair. Holmes moved to Chicago and started outfitting a 3-story hotel with all manner of nefarious interpretation, including gas lines, secret passenger, and troubadours, Haraway to Dead End. H. Holmes has copied to more than 30 murders, found only after a fellow scammer turned him in for falling short on financial agreement before he was hanged in 1896. Ku mwanya wa gatatu hari uwitwa H.H. Holmes. Uyu nguyu wahoze akora muri farumasi waje guhinduka umuntu wakiraga abantu muri hoteli. Inzu yakodeshaga yahinduyemo hoteli, akaba ariho yiciraga abantu. Iyo nzu akaba yari yarakozemo imyobo yo kugira ngo agende ahishamo abantu yishe. Uyu nguyu bivuga ko yishe abantu bagera kuri 30. Bityo mu mwaka w'1896 aza gukatirwa urwo kwicwa amanitswe mu mugozi. On the second place there is
Pedro Lopez, one of the world's most prolific serial killer, might still be out there. Pedro Lopez is linked to more than 300 murders in his native country Colombia and in Ecuador and Peru. At least one-third of those murders were tribal women. After Lopez's arrest in 1980, police found the graves of more than 50 of his preteen victims. He was later convicted of murdering 110 girls in Ecuador and confessed to 240 more murders in Colombia and Peru. The monster of Andes didn't even spend 20 years in prison, as he was released in 1998 for good behavior. More than 20 years since, his whereabouts remain unknown. Ku mwanya wa kabiri hari umunyakolombiya witwa Pedro Lopez. Uyu nguyu akaba afatwa nk'umwe bakabuhariwe isi yagize mu bicanyi. Akaba akekwaho kuba yarisha abakabakaba mu bantu 300 cyangwa barenga mu gihugu cye cya Colombia, muri Ecuador ndetse no muri Peru. Bakaba bari biganjemo abagore. Pedro Lopez yaje gufatwa mu 1980, bityo polisi isanga iwe hahambye abantu barenga 50. Yaje gufungwa ashinjwa kwica abakobwa bagera ku 110 mu gihugu cya Ecuador. Ari muri gereza yaje kwemera ko yishe abandi bagore 140 muri Colombia ndetse no muri Peru. Uwo bari baritiriye izina rya The Monster of the Andes. Ntabwo yigeze mara muri gereza imyaka igera no kuri 20, kubera ko mu mwaka wa 1998 yaje kurekurwa kubera ko yagaragaje imyitwarire myiza mu buroko cyangwa muri gereza. Kugeza ubu akaba nta numwe uzi uwo nguwo aho aherereye, akaba ashobora kuba ariho anidegembya. On the first place there is Ted Bundy, who received the attention his mother guarded him and many in the United States were more than happy to give him that attention. The Western US was his hunting ground, with an unknown number of murders piling up, mostly college-age women from Washington and Oregon, all the way to Utah and Colorado. Bundy was once arrested in Colorado and convicted of kidnapping, but he escaped custody, moving to Florida, where he killed multiple times more. Bundy's final arrest and its aftermath captured the attention of the nation, as the accused murderer acted as his own lawyer during what is believed to have been the first televised murder trial, welcomed interviews and boasted of the fans he had created. He was eventually executed in electric chair in 1989. Ku mwanya wa mbere turasanga umwicanyi kabuhariwe Ted Bundy. Uyu nguyu akaba yarakundaga kuvugwa cyane. Akaba yarisha abantu benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu mujyi wa Washington, Oregon, Utah ndetse na Colorado. Ted Bundy yaje gufatirwa mu mujyi wa Colorado ashinjwa gushimuta umuntu, gusa aza gutoroka yimukira muri Florida aho yishe abantu inshuro nyinshi. Yaje gufatwa bityo ajyanwa mu rukiko, akaba ari rwo rubanza rw'umwicanyi rwa mbere rwari ruciye imbona nkubone kuri za televiziyo. Gusa mu bimwe byatunguye abantu benshi nuko mu rwo rubanza yaje kuvuga ko agomba kwihagararira nk'umunyamategeko ku giti cye. Urubanza rwakuruye abantu benshi ndetse rukurura n'abamureba benshi nk'uko yabikundaga, ariko uyu yaje gukatirwa urwo kwicwa, bityo mu mwaka w'1989 aza kwicwa hakoreshejwe intebe y'amashanyarazi. For more you can read for yourself on Britannica.com list of 7 history most notorious serial killers. It's a story written by Tim Newcomb. Thank you for your time. Shaka kubyisomera ku giti cyawe wajya ku rubuga rwitwa Britannica.com akarongo kaberamye 7 of history's most notorious serial killers. Story written by Tim Newcomb.
wakoze ntibagire ukanda like na subscribe. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Have a nice day. Ngiye kubwira ku bicanyi ruharwa babayeho mu mateka y'isi, ariko abicanyi ngiye kukubwira nabo bita serial killer. Ni ukuvuga n'umwicanyi wica umuntu mu buryo bumwe akagenda abusubiramo, uko yishe uwa mbere akaba ariko yakwica n'undi kugeza arengeje n'abantu nk'ijana. Ibyo akabikora agamije kwishimisha cyangwa kwesa agahigo. We are going to see 7 of history's most notorious serial killer. Story by Tim Newcomb, published on Britannica.com. On number 7 there is Jack Ripper. He's called Jack Ripper, but no one really knows the person behind those murders. The killer appeared in London's White Carpet district in 1888 and murdered 5 women, all sex workers, and mutilated their corpses. Ku mwanya wa karindwi haraza umwicanyi witwa Jack the Ripper, ariko nubwo itangazamakuru ryamwitiriye iri zina, nta muntu n'umwe wigeze umenya umuntu wa nyawe wihishe inyuma y'abo bantu yishe. Uyu mwicanyi yagaragaye mu mihanda ya Londres mu mwaka 1888. Aho yishe abagore b'indaya 5, bose akaba katagura. Police submitted the killer was a surgeon, butcher, or someone skilled with a scalpel. The killer mocked the community and the police by sending letters outlining the act. Although many suspects have been named over the years, the killer has never been identified. Polisi y'Ubwongereza mu iperereza yavuze ko Jack the Ripper ashobora kuba ari umuntu w'umuganga cyangwa ufite ubumenyi mu bwo kubaga abantu. Uko imyaka yagiye ihita, benshi bagiye bakekwa, ariko nta n'umwe wigeze ubasha gutahura neza Jack the Ripper uwo ari we bwite. On the 6th place there is Jeffrey Dahmer. He started killing in 1978, just 18 years old, and he wasn't arrested for murder until 1991, after a would-be victim escaped and led police back to Dahmer's Milwaukee's, Wisconsin home. It was there that some of the gruesome details of his life of killing were seen via photos of mutilated bodies and body parts strewn across the apartment. Ku mwanya wa 6 hari uwitwa Jeffrey Dahmer, watangiye kwica mu mwaka 1978 afite imyaka 18 gusa. Yaje gufatwa mu mwaka 1991 ubwo umwe mu bo yaragiye kwica yamucitse, bityo akabajyana aho yiciraga abantu mu rugo rwe rwari ruherereye muri Milwaukee, Wisconsin, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inzego z'umutekano zihageze niho zabonye amafoto ariho imirambo y'abantu uko yagiye abatema ndetse anabica. He even had a vat of acid he used to dispose of victims. In all, Dahmer killed 17 people, mostly young men of color. Polisi yatangaje ko mu nzu ye hasanze na acide yakoreshaga asuka ku mirambo kugira ngo imirambo itazabasha kugaragara. Umubare w'abantu yishe ni abantu 17, higanjemo abahungu ariko babirabura. He served time in prison twice, the first time for molestation and the second time for murder, and was killed by a fellow inmate in 1994. Uyu yaje gufungwa inshuro 2. Inshuro ya mbere kubera gufata ku ngufu, inshuro ya kabiri kubera ukwica. Jeffrey Dahmer yaje kwivuganwa cyangwa yaje kwicirwa muri gereza n'umwe mu bo bari bafunganywe mu mwaka 1994. On 5th place there is Holland Shipman. He is also known as Dr. Death. He is believed to have killed an estimated 250 patients. This doctor practiced in the Greater
Manchester, England, and between 1972 and 1998 he worked in 2 different offices, killing all the while. Ku mwanya wa gatanu hari uwitwa Holland Chapman cyangwa Dr. Death cyangwa Dr. Urupfu, akaba akekwa ko yarishe abantu bagera kuri 250 bose b'abarwayi. Uyu akaba yari umudokiteri cyangwa umuganga mu bitaro byari biherereye mu mujyi wa Manchester. Akaba yarishe abo bantu hagati y'umwaka wa 1922 kugeza mu mwaka wa 1998. He wasn't caught until a red flag was raised by several people, including an undertaker who was surprised by the sheer number of cremation certificates Simpson was part of, along with the fact that most of the cases were elder women found to have died in bed not at night but later during the day. The doctor was convicted in 2000 and committed suicide in prison in 2004. Uyu mudokiteri w'umwicanyi ntabwo yigeze afatwa kugeza ubwo yatangiye gukekwa ndetse gatangira gushyirwa mu majwi cyane cyane n'abakoraga amasuku kubera ko abantu bose bapfaga mu gihe yabaga ari mu kazi. Uyu nguyu yaje gufungwa mu mwaka wa 2004 aza gupfa yiyahuye muri gereza. On the 5th place there is John Gacy, a construction worker known by his suburban neighbor as outgoing. John West Gacy was involved in politics and even acted as a clown for birthday party. He was no clown. Gacy came under suspicion in 1978 when a 15-year-old boy last seen with him went missing. That wasn't the only time families of missing boy has pointed the finger at Gacy, but it was the first time authorities took them seriously. Soon after, a search warrant granted by police to access Gacy home with the smell of nearly 30 body buried in 4-foot crawl space under his home. He was convicted of 33 count of murder, which additionally count of rape and torture, and was executed by lethal injection in 1994. Ku mwanya wa kane hari John West Gacy. Uyu akaba yari umwubatsi. Uretse kuba yari umwubatsi, yambaraga n'imyenda agira ngo asetse abana mu anniversaire cyangwa mu minsi mikuru yabo. Uyu nguyu yatangiye gukurikiranwa na polisi mwaka 1978 ubwo umuhungu w'imyaka 15 yabuze kandi abamubonye bwa nyuma yari kumwe nawe. Ubu ni bwari ubwa mbere abaturanyi bamukeka, ariko polisi ntabwo yari yarigeze ibifata nk'ibikomeye. Nyuma y'aho umwana buriye nibwo polisi yagiye gusaka mu rugo rwe, bityo igeze iwe isanganirwa n'umunuko w'imirambo w'abantu bagera kuri 30 bari bahambye munsi y'inzu ye, ni ukuvuga mu cyumba kiri hasi mu nzu ye. Uyu nguyu yaje gukatirwa biza gusanga aregwa kwica abantu 33 harimo n'uwo yafashe ku ngufu. Yaje gukatirwa urwo kwicwa atewe imiti mu mwaka 1994. On the 3rd place there is H.H. Holmes. He was a pharmacist who turned a hotel into a torture castle ahead of the 1893 World's Fair. Holmes moved to Chicago and started outfitting a 3-story hotel with all manner of nefarious interpretation, including gas lines, secret passenger, and troubadours, Haraway to Dead End. H. Holmes has copied to more than 30 murders, found only after a fellow scammer turned him in for falling short on financial agreement before he was hanged in 1896. Ku mwanya wa gatatu hari uwitwa H.H. Holmes. Uyu nguyu wahoze akora muri farumasi waje guhinduka umuntu wakiraga abantu muri hoteli. Inzu yakodeshaga yahinduyemo hoteli, akaba ariho yiciraga abantu. Iyi nzu akaba yari yarakozemo imyobo yo kugira ngo agende yahishamo abantu yishe. Uyu nguyu bivuga ko yishe abantu bagera kuri 30.
bityo mu mwaka w'1896 aza gukatirwa urwo kwicwa amanitswe mu mugozi. On the second place there is Pedro Lopez, one of the world's most prolific serial killer might still be out there. Pedro Lopez is linked to more than 300 murders in his native country Colombia and in Ecuador and Peru. At least 1/3 of those murders were tribal women. After Lopez's arrest in 1980, police found the grave of more than 50 of his preteen victims. He was later convicted of murdering 110 girls in Ecuador and confessed to 240 more murders in Colombia and Peru. The monster of Andes didn't even spend 20 years in prison, as he was released in 1998 for good behavior, more than 20 years since his whereabouts remain unknown. Ku mwanya wa kabiri hari umunyakolombia witwa Pedro Lopez. Uyu nguyu akaba afatwa nk'umwe bakabuhariwe isi yagize mu bicanyi. Akaba akekwaho kuba yarisha bakaba mu bantu 300 cyangwa barenga mu gihugu cye cya Colombia, muri Ecuador ndetse no muri Peru. Bakaba bari biganjemo abagore. Pedro Lopez yaje gufatwa mu mwaka w'1980, bityo polisi isanga iwe hambye abantu barenga 50. Yaje gufungwa ashinjwa kwica abakobwa bagera ku 110 mu gihugu cya Ecuador. Ari muri gereza yaje kwemera ko yishe abandi bagore 140 muri Colombia ndetse no muri Peru. Uwo bari baritiriye izina rya The Monster of the Andes. Ntabwo yigeze mara muri gereza imyaka igera no kuri 20, kubera ko mu mwaka w'1998 yaje kurekurwa kubera ko yagaragaje imyitwarire myiza mu buroko cyangwa muri gereza. Kugeza ubu akaba nta numwe uzi uwo nguwo aho aherereye, akaba ashobora kuba ariho anidegembya. On the first place there is Ted Bundy, who received the attention his mother guarded him and many in the United States were more than happy to give him that attention. The Western US was his hunting ground, with an unknown number of murders piling up, mostly college-age women from Washington and Oregon, all the way to Utah and Colorado. Bundy was once arrested in Colorado and convicted of kidnapping, but he escaped custody, moving to Florida, where he killed multiple times more. Bundy's final arrest and its aftermath captured the attention of the nation, as the accused murderer acted as his own lawyer during what is believed to have been the first televised murder trial, welcomed interviews and boasted of the fans he had created. He was eventually executed in electric chair in 1989. Ku mwanya wa mbere turasanga umwicanyi kabuhariwe Ted Bundy. Uyu nguyu akaba yarakundaga kuvugwa cyane. Akaba yarisha abantu benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu mujyi wa Washington, Oregon, Utah ndetse na Colorado. Ted Bundy yaje gufatirwa mu mujyi wa Colorado ashinjwa gushimuta umuntu, gusa aza gutoroka yimukira muri Florida aho yishe abantu inshuro nyinshi. Yaje gufatwa bityo ajyanwa mu rukiko, akaba ari rwo rubanza rw'umwicanyi rwa mbere rwari ruciye imbona nkubone kuri za televiziyo. Gusa mu bimwe byatunguye abantu benshi ni uko muri urwo rubanza yaje kuvuga ko agomba kwihagararira nk'umunyamategeko ku giti cye. Urubanza rwakuruye abantu benshi ndetse rukurura n'abamureba benshi nk'uko yabikundaga, ariko uyu yaje gukatirwa urwo kwicwa, bityo mu mwaka w'1989 aza kwicwa hakoreshejwe intebe y'amashanyarazi. For more you can read for yourself on Britannica.com list of 7 history most notorious serial killers. The story written by Tim Newcomb. Thank you for your time. Shaka kubyisomera ku giti cyawe wajya ku rubuga rwitwa Britannica.com
akarongo kaberamye 7 of history's most notorious serial killers, story written by Tim Newcomb. Wakoze niwe jirukana like na subscribe. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Have a nice day.